so kugenda utanavugisha n'abantu kubera vugisha abantu vugisha iki ndagamba mwibarize niba papa wawe ari ahubwo se papa wawe ari none ko yisi ugenda none wagira ngo ngufashe iki ako wajya uhagarara ukabanza ukanaganira n'umuntu okay nizeye ko ibintu ugiye kumbwira bitarimo ubudode ari ibintu biri se nakubwirukanga nawe ko atwirukanga mva kandi ayo mahebe ndakwirukanga na se kuko nasaze uko byagenze ahubwo se kagahungu mwasigaranye mu nzu byagenze bakahese kakandi cyagiye turi iwanyu ukuntu byagenze bahita umucakira twebwe tukirukanga byagenze gute harya namucakiye gute shanuka bajya wirengagiza ibintu byanyu muramaje kubimenya papa ariko arakwanga papa wagira ko itari irazi ntabwo ngende kandi yamuhoreka nkubwire ntumenyere menye ko ntari kagafu kivuga rimwe nagusenura ntasenura ahubwo wasigaye ashobora kuba arabonye cyangwa hari ukuntu mwaje kubigenza ese ko twigeze guhura n'ubundi yirukanka atavuga ngo byamunaniye ngo hari ukuntu mwabigize ibiki uri kuvuga ni ibiki uri kuvuga wanda kwirejesha ahubwo se bagatenye neza kuko hajwe rero mwaragiye mufatanya na papa munsiga mu rugo ugase mwari muzi ko nta mugabo nzaba uva narasezeranye umuhungu we metri hehe nayisize mu rugo ngiye gushaka undi yewe babiri ntabwo wawe uzashaka n'iki icumi se kari cyangwa nzaba nje kubaha n'icyawe aricyo nzabanza kugutira igiki nigeze mvuga nta kintu wavuze nta n'icyo ugomba kuvuga nyine zibafungura niyo nawafunga nta mugore ushaka abagabo batatu kagorwe n'inda kagora mu birenge hanyuma se papa wawe asigaye ari gukora iki ibyo tunabyihoreye genda umubaze icyo ari gukora ngewe wimbaza nta mugabo uzakubasha zaba ntebe mbega umugore ntabwo umuntu wamukubita amabuno ntahita apfa ariko dore amabuno we yewe ngo nusaze oya utambuke gake ahita akuvungisha amabuno urahita uriya n'umukobwa urahagarara bigeze hariya none se ko mbona ijoro ryageze usanze nimo ndaturuka hariya ariko nabonaga ureba inyuma itareba iyugi naba nari ndi kureba hariya nkari nakiga kuri kunjyana i Burundi ukagarura mu Rwanda kandi mu kanya numvaga wari wikuvuga ngo nkubise amabuno ni umukobwa hariya hirya kwa mugabo witwa Mahoro mubonye arenga wawundi uri yigeze kutwirukanka nasigarana umuhungu ahubwo sinzi ukuntu byagenze yigeze guhura n'uwo muhungu nawe twacakiranye yarimo arirukanka muhunga kugira ngo hari ukundi kuntu byagenze umukobwa ushobora kuba afite ukuntu abigenza ni umunyembaraga ko afite ibitenge nk'aho none yashatse ngo yewe nta makuru ufite harya mwebwe mwigeze kwigerereza uriya mukobwa baraduhamagaye ngo tubonye ikiraka twagezeyo ninjye wundi muntu wa mbere wabanje kwiruka warirukanse kubera umukobwa yakwica bari bari kurunda mu nzu ngo nitugende ngo mwari bangahe abahungu warirukanse uramusiga asigarana aba babiri habi n'undi twari turi kumwe yarirukanse turi kumwe yarapfuye ni murumuna wawe murumuna wawe ndabyibutse kiriya kibwa uriya nta kintu ajya abasha ni ukurya gusa kunywa zasana numvise ngo iyo kiri mu rugo cyakiri kunywa byasana gusa wagira ngo barayimuroze undi kiriya kintu ubundi kizakura gutya by'igihorere namufatiye gahunda ahubwo wowe uriya mukobwa baramugutwaye utabiye aho ngaho niba mutware n'ubu yarangije yarakwishe ariko ujya umukundamo muvugishije ho gakeya wowe
ariko batanze ibice abakobwa uramubona yaranaguhabuye ukongera ukamurangarira uragira ngo wajye umubona haba harimo akantu kajya kazamuka nkumva karazamutse kambwira ngo tugende ujye kumureba nkabona hari nzamutse ngiye kumureba ngeze mu nzira nshakirana nawe yakwirenza uriya ariko nabonaga rwose utamukuraho ijisho nk'aho byarangiye kandi amakuru mfite buriya ari kujya he mubwire amakuru mfite yabonye umusore ubu ngubu babirimo neza bari hafi gushyingira arenda guca umusore z'ubwonko umusore ntabwo yamushobora ntabwo yagira ate ntabwo yamubasha atemeye kwihanganira imigeri ntabwo yamutunguriye wasanga uriya na se bajya bakigira akamucapana wenda yarabyemeye nawe abimenya gute urumva bagera muri izo nzira zo kujya gukora ubukwe batarabyemeranyijweho ariko reka mwereke ukuntu tugiye kugira ugiye kuguriza amafaranga y'ibihumbi n'ijana agahita ngenda ahereza wa mukobwa azahita nyenda ese ushaka ko nanjye nshaka umugore nkawe wanjye kabiri kangahe se ujya gushaka ukaguza amafaranga ubundi uba nkubwiye iyo ugiye gukora ubukwe bisaba kuba ufite bije ihagije ibindi byaza bikaza nyuma ari inyongera ntabwo rero wavuga ngo ugiye gukora ubukwe ngo uguze none se ubundi uretse na mbere y'ibi byose wabonye uwo mukobwa urashaka kuguza ngo ubone kujya gushaka uwo mukobwa we waramubonye ko numva undi bamugutwaye hari undi ufite namuhereza amafaranga icyo gihe ubu bari gushaka ku bana bagahita amwibona yarakubonye uwirukanka yaragukeneye ukirukanka ngo umufashe ukagenda nta kintu umuntu ufashije urumva wamugaruka imbere ubwo ni yanakubwira aya kiragiye no ukuntu yaduhirikiraga mu ari wowe ufite ubwenge ntabwo wahama nyine wowe ubundi uhagarara kigabo ukamwereka yuko ushoboye kigabo si inyamaswa uvuga ngo nyine bwana yakuyemo seti wowe wabaye seti bwana niyo umufite ubyumva ariko ntabwo nzemera nibashaka bazaba rekere rero ahubwo wowe genda ukore cyane ikintu nkugiriyemo inama genda ukore cyane ushaka inote noneho nzahita nzereza kuko wazahita oya numara kubona inote noneho wubake n'aho ushaka kuzaba numara kubona uhafite ubundi eware nubona uwo ukunda ukamukunda ukamubwira ati umva ukamubwira ati ngenda gukunda nawe ntabwo azagukunda kubera ko azabona ufite icyerekezo ariko nk'uriya yarakubonaga akabona n'ubundi waza uri pafu ntaguha agaciro hari igihe yaba ari ngewe yagahereza kuki atawe n'icyo n'abamuzaniye ntajya amuzanira amafaranga se kashira urukundo ariko ntirushira ariko numara gushaka amafaranga ukubaka ukagera ahantu barizwa ukanareba uwo ukunda mugakundana byose bizagenda bamureka ko si ukuvuga ngo bamureka n'ubundi yabonye ubu kuvuga ngo urimo urabivuga neza nk'umuntu ubizi neza ko ari wowe muzaba njyewe ubwo duherukanye mafure nagiyeyo mafure nsanga ari mu bibazo byinshi ariko ambwira ngo umukobwa we yataye umutwe ngo kubera urukundo ngo bumeze neza cyane yarakubeshye ko duhuye mbonye umutwe wawe ufite tuhuye umutwe wawe ufite neza gutyo ntabwo ari uguta umutwe ibi bigaragara nyine ni kwa kundi umuntu ibitekerezo bye bijya kure akumva hari ikindi kintu ararikiye kurusha ibindi abo nanjye iyo namurarikiye umutwe uba wagiye icyo ni ikinyarwanda ariko utagira ngo ni ibintu bigaragara ku maso ye na mu buryo butwaye wowe rero uba nkubwire ikirayi ubona ngewe amakuru uko namubonye nta n'imikino aba afite asigaye ewana umukobwa umurebera kure kuko umukobwa we arenda kuzamugira bitewe n'uburyo nabonye yamureze ajya agira ukuntu abigenza gutya n'ubundi akamucangamo ngewe nkubwire shakira ahandi nabonaga umureba ukongera ukivugisha ngo amabuno ngo yagukubita rekera rero
yabonye umusore yarateye neza yabonye umusore kandi none uwo musore biri ku nzira ni vuba cyane ariko ndimo ndakeka ka yaba yewe kaburimo kunjijisha nawe uzicukumburire ushobora iwanyu kubera ko mufite amafaranga ushobora kuba watanga oya uzacukumbure nzashakisha amakuru neza uzacukumbure n'ubu yamayira n'ubu ndabona izi nzira ari izayo ari uri kujya n'ubundi ngiye nari navuyeyo mubaza uko bimeze bataye urufunguzo urumva ingufuri benda kuyica nimba barayishe urufunguzo wajeyo nyungura ngatwara imyenda ngashyira mu rugo akaza kwitwara urufunguzo se nawe rufite agenda bica ingufuri ngasiga nshyize hino cyangwa umufunguzo bica ingufuri se bataguhaye gahunda yo kuyica ubwo nyine bagufata nk'umujura ibaze rero umujura ugiye kwiba ahantu aho yashakaga guteganya harabura iminsi 3 kugira ngo bimeze imigere bahite bampa kuri urumva kwa mafaranga ntabwo bahita bampa burya ntugire ngo barakanuye iminsi ntabwo ikiri yayindi kiri 70 ubu ni uwa mbere bagucakira bakagukuzaho da ngaho komeza ugende nawe kanjyana njya kureba ko sariyo harya umbwiye ko nawe hari ntabwo ariho nagiye navuye ejo bundi navuye ejo bundi urufunguzo barutaye gerayo n'akazi kawe nibagukuraho cyangwa uko mbigenza